mu bahoze muri FRN bafashwe inkiko zikabakatira ibihano nyuma bagahabwa imbabazi ni nyakubahwa perezida wa Repubulika bagisohoka mu igororero rya Nyarugenge bahise bajyanwa mu kigo cya Mutobo kiri mu karere ka Musanze kugira ngo babanze guhabwa amasomo y'uburere mboneragihugu. Gusa muri 20 bagejejwe Mutobo, umwe witwa Joseph Ntabanganyimana bakigezwe Mutobo yahise atoroka arabura burundu. Nsanzumuhire Felicien wari generali majoro muri CNRD nawe wahawe imbabazi avuga ko gutoroka kwa mugenzi wabo babifashe nk'ubugwari ibintu ahurizaho na Herimani. Ntawe yabwiye ngo aragiye, ntawe wari uzi ko agenda, twagiye kubona gutya tubona gusa umuntu arabuze. Abantu turashakisha hafi aho dushobora gushakisha, aho turara cyangwa se muri za dushe n'ahandi hose mu kigo tubona ntaho hari. Buracya tubona ntaje, nuko turavuga tuti uriya yagiye, ibyo kwiga biramunaniye, aho agiye ntituhazi, ntituzi n'ubiyari, ariko icyo tumutekerezaho gusa nuko yatekereje nabi, yarihemukiye. Cya kintu n'ububwa bukomeye, ariko uburya umuntu wari wese agira gahunda ze. Hano uko ubona iki kigo nuko kiba kimeze, tuba turimo hariya, ushatse nyine wanyura hari ukagenda bitewe na gahunda zawe, ariko ntabwo twigiye tubishima. Biriya bintu ni ibintu bigayitse cyane, twarabigaye. Kandi yaravugaga, yarasabanaga mu buzima busanzwe cyangwa yabaga yicecekeye? Muri rusange yaravugaga, ukahora muraganiriye, wabonaga ari umuntu usanzwe rwose. Usibye ko ibyo bintu byo gutoroka nyine urumva ntabwo yari kubivuga ibyo byo. Ngo usibye kuba uyu watorotse yaravugaga amagambo make cyane, ngo n'ubusanzwe yavugaga ko ari umukongomani kandi amakuru yari ahari agaragaza ko aturuka mu karere ka Ngororero. Ariko cyane ko wenda icyo navuga uriya n'ubundi yamye yita umukongomani. Ubwo rero ashobora kuba yavuze ati ntacyo ntegereje hano, reka nisubirire hehe iwacu, ariko nabwo yari kureka agasezererwa neza na hano. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude ubwo yari ari mu muhango wo gusezerera icyiciro cya 69 cy'abahoze mu mashyamba bari bamaze igihe bahererwa amasomo mu kigo cya Mutobo, yagereranyije uyu watorotse nk'urumafu mu ngano. Ziko bavuga ko nta byeramude muri iki kigo, hari umwe muri mwe wabaye nk'urumafu mu ngano, yahawe imbabazi, ageze hano aratoroka aragenda. Turizera ko nta n'umwe muri mwe wakongera cyangwa se wakora ikosa nk'iryo, kuko yakuraho imbabazi yahawe. Uretse n'ibyo ntabwo ntekereza ukuntu umuntu muzima yakwitesha ibyiza dufite aha ngaha agafata umwanya cyangwa se icyemezo cyo gusubira mu mashyamba yaho mwaturutse. Amakuru twabashije kumenya ngo nuko Ntabanganyimana Joseph watorotse akigezwe Mutobo nyuma yo guhabwa imbabazi na nyakubahwa perezida wa Repubulika, ngo yahise asubira mu mashyamba ya Kongo, ngo kuko nubwe yavugaga ko ari umukongomani. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.